uriya mugabo n'umugabo w'Imana, uriya mupapa n'umupapa w'Imana, kandi bara bamurwanya baramuzi neza. Reka mbibutse gatoya, hari mu matariki 18 19 y'ukwezi kwa kane, ibyo bihe byari bihe bibi cyane, byari bigoye intumwa y'Imana Dr. Apotre Paul Gitwaza wa Temple. Abantu benshi baramusengeraga, ari nako ibinyamakuru byandika, abanyamakuru bandika printing kuri buri kanya, byaba amateleviziyo, amaradiyo, abandika kuri website, bari kwatwika. Hari inkuru zivuga ko Dr. ngo yafatanywe n'umugore asambana, kugeza ubwo umunyamakuru yafashe telefone ahamagara umugore wa Gitwaza, aramubwira ngo Gitwaza hari inkuru ziri kuvuga ko bamufasha ari gusambana n'undi mugore. Ariko haza kuza n'izindi zo mwaravyumvishe cyane zavugaga ko Apotre Paul Gitwaza ngo aba mu nzu akaba afite icyumba atayageramo, ko arara mu isanduku. Igitangaje uko ibyo ngibyo byavugwaga bikavugwa cyane, harimo abari kumusengera, ariko ku rundi ruhande hari undi mu apotre, icyo gihe ntabwo ari apotre, yari bishop, nawe yari ku musozi asenga, yagiye kuririra intumwa y'Imana Apotre Paul Gitwaza. Uwo mugore yari afite umugabo, bose ari abakozi b'Imana, abantu babemera, bafite n'abakristo benshi mu itorero ryabo. Ku rundi ruhande ariko hari undi mugabo wasengeraga mu itorero rya Zion Temple, wari umaze gufungurwa, yari afunzwe imyaka 13 muri gereza. Nyuma yaho ajya kuba mu itorero rya Zion Temple. Yari yafunzwe kubera nyuma yuko umugore we yitabye Imana. Uwo mugabo nawe baza kumufunga, nyuma aza mu itorero rya Zion Temple. Abo bantu batatu, umugore, yaba uwo mugore nkubwiye wari gusengera Apotre Paul Gitwaza, w'umukozi w'Imana, wari afite umugabo nawe usenga cyane. Uwo mugabo nkubwiye wari umaze imyaka 13 afunzwe, akaza gusohoka akajya gusengera kwa Apotre Paul Gitwaza ndetse na Gitwaza. Baje kugira izindi nkuru bahuriramo, kugeza ubwo umwe muri abo ngabo nkubwiye yaje kuvuga ngo nta muntu nanga cyangwa se wampemukiye ku isi n'intumwa y'Imana Apotre Paul Gitwaza. Uwabivugaga yari umukozi w'Imana, nawe Apotre yaje gusukaho amavuta, akamusukaho amavuta. Nyuma umwe ku ruhande rumwe akavuga ngo Apotre agenda abeshya, ntabwo ari umukozi w'Imana, ati amavuta ye yansenyeye urugo. Undi ku ruhande akavuga ngo uyu nguyu yanshyizemo, cyangwa se naguye mu gatego kiwe bituma musengera, ariko ubundi ntabwo nari ngiye kumusengera ku bushumba. Ibi ngibi byazamuye amarangamutima menshi, kugeza ubwo ku mbuga nkoranyambaga ibintu bicika, ndetse uwo mugabo kugeza n'uyu munsi bikavuga ko ari mu bibazo bikomeye cyane, nyuma y'uko Apotre Paul Gitwaza amusutseho amavuta ari kumwimika nk'umukozi w'Imana. Uribaza ngo byavuye hehe kugeza ubwo abatwita abakozi b'Imana baca mu bintu bimeze nka filme? Nenye kubwira uraza kumva ari film ya Hollywood, wagira ngo yandikiwe script. Bamwe bikaza kugera igihe bisanga mu nzego z'ubutabera ndetse na polisi, bakambara amapingu abakozi b'Imana, abandi bakavugwamo kuroga, gukoresha imyuka mibi ndetse n'ibindi byose mwagiye mwumva. Ibi byatangiye gute? Wadao, sinzi niba nabyita ngo tugeze kuri episode ya 9 mateka karishye, cyangwa se niba nabyita ngo episode ya 3 muri Ejo ni wowe. Iyi nkuru nabuzamenye kasa. Iyi nkuru mu byukuri ninyivuga urumva wagira ngo ni film ya Hollywood, wagira ngo bafashe script barayandika. Harimo abakozi b'Imana batatu, bose n'abapotre. Ni inkuru zabayeho, ni inkuru nahisemo kuzavuga ngo ni inkuru umuntu agenda avuga ku buryo wumva ukavuga uti se how comes ibintu byageze bite kugeza ubwo umukozi w'Imana yisanga muri ibi bintu, byagenze bite kugeza ubwo ibintu bigenda gutya. Wada muranyemerera mbaze nisegure
mvuge n'ibintu nka 2 cyangwa 3. Mfite ibiganiro 2. Kimwe cyitwa Ejo ni wowe, ikindi cyitwa Amateka Karishye. Mu Mateka Karishye mvugamo inkuru ziba zarabayeho ngewe nkazikubwira nkuko nk'uko kuri wicara muri quartier umuntu akaba ari kugutera story ya ahubwo muzajye munamba akazi nze kubatera story mu bitaramo mu ki Paul mama murebe kuri description ya chaîne yanjye muzajye mu makazi nze kubatera story. Ni ibintu babyarabayeho nka gusomera inkuru we dutabashe kugeraho, ariko nkayigusomera nyine nkanagutera story kwa kuno umuntu abari gutera story anayiryoshya n'iki ako niko kazi kangiye umunsi. Aho ni mu Mateka Karishye. Muri Ejo ni wowe nibanda cyane ku bintu ku muntu wagize ibyageraho n'intambara yagiye arwana zose nkazikubwira, rimwe na rimwe nkanakubwira amateka yeho gakeya ariko nkanakubwira icyo ushobora kumwigiraho, cyangwa se nkanakubwira uko hari ibintu yangije n'iki nkavuga defeteze ni byiza byariko nanone no kwigisha. Icyo kiganiro nicyo kwigisha avuga ati umuntu yagize kuri ibi ariko nanone nicyo kwigisha. So iyi nkuru uyu munsi ntabwo nzi niba ari nibishyira mu Mateka Karishye cyangwa se ari muri Ejo ni wowe, kubera ko it somehow tough. Mbaze risegura no ku bantu nakoze ku nkuru y'umuntu witwa Apotre Mignone, nagiye mbona ama comments sinzi nateze umukozi w'Imana sinzi no kira kiganiro kiri muri Ejo ni wowe nicyo kwigisha nkubwira ngo Apotre Mignone umukozi w'Imana muzi cyangwa se muzi twese dukunda yaciye muri ibi kugira ngo abe ari uyu munsi urubyiruko, abamama, abategarugori bafatiraho urugero. Mpamvu namukoze ikiganiro ntabo nkababwira sides positive. Urumva niba navuze side positive na negative, ntabwo amateka y'umuntu abari amateka y'umuntu kuri buri wese ntabwo ari inzira igororo. Ni ibintu ni ups and down. Byose ndabivuga. Nta kintu navuze kuri Apotre na kimwe kitabayeho ibya Kayanja ngira ngo mwarabibonye, ndetse abantu banabigira gusa ngicyo nashaka clarifying icyo kintu. Kora ko abantu benshi batangira urumva hari ibiganiro nabonye ngira ngo bigera muri 2 cyangwa 3 bigenda bivuga ngo umukozi w'Imana yazanye amavuta yo kugira ngo azajya agira abantu ari amavuta. Ngewe ntabwo ndi umubishop cyangwa umapotre mvuga ngo amavuta bimeze gutya. Narishatse kuvuga Apotre Mignone nkavuga ngo ibyaciyemo nibi ariko ageze no ku rwego abari n'abategarugori bashobora kumwigiraho, kuko uyu munsi ari mu badamu ba mbere bameze neza mu gihugu cy'u Rwanda kandi ari no gukorera Imana. Usanga abantu babakire bagize gute birukanka bashaka Imana, ariko noneho tekereza ibyiza byo kuba umeze neza ubwo bucyo ufite rwarano ngukuye muri iryo jambo ry'Imana. Nta byiza nkabyo. So niyo mpamvu nakoze kuri Apotre Mignone ikiganiro nkababwira izo sides zose. Ntabwo nari umuvugizi warabanshinja ko namusereje abandi bati naramuvugiye, naho ngewe nari ndimo kuvuga muri FM ikiganiro cyanjye. Uyu munsi ngiye kuvuga ku bakozi b'Imana muramukunda cyane, yitwa Dr. Apotre Paul Gitwaza, ariko ndaza no gushyiramo abandi bapotre. Inkuru ye actually izingiye nafashe side izingiye kuri abo bapotre babiri. Abangaba bakoze amajabs uko abaswahili babivuga. Abangaba inkuru zabo zo urazumvuga gira ni filme yanditse. Nkuko nababwiye iyo ngiye gukora ikiganiro ku mukozi w'Imana, of course mbanza gusenga, kubera ko abo bantu basizwe amavuta n'Imana bashumbye intama nyinshi. None twagira ku mukozi w'Imana ku ntumwa Dr. washumbye intama nyinshi ku isi. Ngira ngo hari umuperezida w'igihugu ashobora kubarusha abantu ayoboye, gafata abo Gitwaza ayoboye nabo umuperezida ayoboye ashobora kubarusha abantu uwo umuperezida ayoboye. Hari ibihugu bifite abaturage bake, Gitwaza afite abayoboke benshi cyane. Reka tubanze twiragize Imana muri mbere y'uko ikiganiro gitangira. Mana data twese uri mu ijuru, nongeye kugaruka imbere yawe kuri uyu munsi. Nongeye kugushima ko wandamukije, nongeye kugushima ko wongeye kwemera ko ngaruka imbere zizi kamera za Camera Official. Nanone nongeye kwemera ko nongeye gushima ko wongeye kwemera ko mvuga bikemera, nkora geste bikemera, mbyuka bikemera, ngenda bikemera. Ibyo byose Mana data twese ndagushimiye.
Data twese nyir'ububasha nyir'ubushobozi, ngiye gukora ikiganiro ku ntumwa z'Imana wasize wahaye inkoni z'ubushumba bashumbye abantu benshi. Data twese ndagusabye ngo ubane nanjye muri iki kiganiro, urinde ururimi rwanjye rutaza kugobama. Twe turi abana b'abantu, dushobora gutekereza tugacumura, tukavuga tugacumura, tukareba tugacumura byinshi, kuko turi mu isi yanduye. Ariko Data twese nkweretse n'abangaba bari gukora iki kiganiro, nabo ni abana b'abantu, bashobora kugira sense zitekereza zikanaliza uko ibintu bitari, bakumva ibyo umuntu atashatse kuvuga, bagasesengura mu bundi buryo. Mana ubane nabo. Ariko Data twese nubwo tugushima ko tumeze neza, tubyutse duhumeka umwuka w'abazima, ariko hari abandi bari mu bitaro, hari muri za hopitali ubu tuvugana, abari muri RCU, bose Mana bakeneye ubutabazi bwawe. Ubu nonaha hari abari ku kiriyo bari gushyingura, ubu nonaha hari mu bibazo, ubu nonaha Mana Data twese buri segonda haba ibintu biteye ubwoba kuri iyi si baremye. Data bose ndabakweretse, hari abagukeneye nka muganga, hari abagukeneye nk'umubyeyi, hari abagukeneye nk'umugabo, hari abagukeneye nk'umwubatsi. Mana Data twese abo bose basange. Ariko Data twese hari n'abandi bafite ibibazo by'imibereho, bavuga bati uyu munsi ndarya iki, ese ejo nzarya iki, ese ejo biragenda bite. Data twese ndagusabye hose ubasange. Wavuze kubera hose icyarimwe kandi utwumvira twese icyarimwe. Papa ndakwinginze, ndagutakambiye, ndaguhamagaye bane na buri umwe, ndetse nanjye bane nanjye, uturindira igihugu, uturindira abavandimwe, uturindira imiryango, ndetse twese ugenda ubana natwe, buri umwe uhaze ukwifuza kwe. Ndagusabye kandi ndagushimiye kubyumvise Data twese nyir'ububasha nyir'ubushobozi. Amen. Ikiganiro kirejejwe. Twagiye. Hari amazina atatu nibaza ko mushobora kuba mwese muzi, bose ni abapotre. Hari Apotre Paul Gitwaza, ni papa w'abantu benshi. Hakaza Apotre Mukabadege Liliane, hakaza na Apotre Bizimana Ibrahim. Ariko kuri ayo mazina reka nkongereho n'irindi rimwe. Ndakongeraho umugabo witwa Ndahimana John Bosco, umugabo w'imyaka akuzemo, umugabo mukuru, yari umukristo w'itorero rya Zion Temple. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 nibwo inkuru yabaye Kimomo. Uyu mugabo Ndahimana John Bosco ni umugabo wo muri quartier, yavukiye muri quartier y'umuntu witwa Mukabadege Liliane. Barakurana kwa kundi nyine umusore bari umukobwa n'iki. Ndahimana John Bosco yumvaga azaza umuntu witwa Liliane, ariko ibihe bigenda byanga n'iki. Bigeze ngira ngo Ndahimana yaje gushaka umugabo, bigeze muri 1995, Ndahimana umugore we aza gupfa. Amaze gupfa, nyuma y'iminsi nk'ibiri, Ndahimana baje kumufunga, bamukatira imyaka 13 muri gereza. Yaje gufungurwa mu mwaka wa 2007 cyangwa 2008, I think so. Amaze gufungurwa yaje kujya back mu majyepfo muri za Gitarama, aragenda nyine ajya mu itorero rya Zion Temple. Arahabaye nyuma y'imyaka 3, akazajya abona ama social media hari umuntu witwa Mukabadege Liliane wa undi bakuranye. Ariko icyo gihe Mukabadege ntabwo ari kuri urumva umuntu aye kiva muri gereza n'iki ari tubaza bafite n'iki. Mukabadege ntabwo yari type ye icyo gihe. Muri 2010 Mukabadege yaje gukundana n'umuntu witwa Bizimana Ibrahim. Mukabadege yari bishop, ariko aza gukundana n'umugabo witwa Bizimana Ibrahim, cyangwa se yes Ibrahim. Uyu mugabo yasengeraga mu idini ya Islam. Urumva ko arafite umugore ndetse n'abana. Ariko bya bindi nyine aza kuvamo, aza gukundana na Liliane aza aramuhindura,
amuzana kuba umushumba. Ariko akaba arasanze uyu mudamu yarasanzwe afite itorero ari mara imyaka 6. Uyu mudamu n'ubundi yarasanzwe afite undi mugabo babanaga, ariko baje gutandukana mu buryo butamenyekanye neza. Baje gutandukana mu buryo butamenyekanye neza, ngira ngo niba ntibeshye murankosora, umugabo ashobora kuba yaritabye Imana. Barabyaranye umwana umwe, nibwo yaje gukundana n'umuntu witwa uyu mugabo Bizimana. Kwisanga mu itorero, kwisanga ku mudamu usenga Imana, urumva yaje kumubwira n'iki aramubwira ati no, ugomba kuza ukaba umushirika wanjye, ukaba umukristo wanjye. Bizimana byaje kuba ngombwa ko amusengera kuba Reverend Pasteur. Icyo gihe yasengewe n'umupasiteri witwa Kamuzinzi. Amaze kumusengera kuba Reverend Pasteur, byabahaye navuga ngo amahirwe. Icyo gihe umugabo baratangiye barubaka, agura umugore we imodoka ya Lava 4. Amaze kumugura imodoka ya Lava 4, ibintu bigenda neza ku rusengero bagira gute. Icyo gihe Lilian ahita amubwira ati wowe Bizimana gushinze kuba umukozi w'itorero ryanjye, cyangwa se agashami k'itorero ryanjye kari Irunda ku Ruyenzi. Umugabo ajyayo, ariko noneho aho ngaho bari bagiye bashyize itorero, yari mu kuwo mugabo, yari mu isambu y'uwo mugabo yari yaraguze, bahashyira itorero, baratangira barasenga, umugabo ashumba rya torero. Abakristo bagenda batanga amafaranga, bitanga rwose kwa kundi batura, batanga imigabane n'iki. Barangije baza kubona ikibanza ku Ntaraga, bakigura miliyoni 26, ariko batanga 19 kashi avuye muri ya mafaranga ya misanzu n'ibiki by'abakristo. Bamaze gutanga miliyoni 19, Lilian yaje kujyayo arasinya. Urumva icyo gihe nicyo gihendera ngo leta y'u Rwanda yarimo kureba amatorero atuje ubuziranenge n'iki. Icyo gihe nta byangombwa byari byabaye ngombwa ko abantu bagira gusaba ibyangombwa bwa kabiri, nta byangombwa by'itorero bari bafite. Byabaye ngombwa ko Lilian asinya nk'umuntu uhagarara itorero, noneho umugabo akaza gusinya nk'umuntu wungirije itorero. Abandi bayobozi b'amakorari, abayobozi bandi barasinya kugira ngo bagure cya kibanza. Icyangombwa cy'ubutaka gisoka cyanditseho Lilian n'umugabo we. Ariko uyu mugabo bakundana na Lilian yaje kuzajya akushugurika n'abandi bagore, kugeza ubwo yaje gutera undi mudamu inda w'ibyumba. Ngira ngo n'undi umwe yari yarateye inda wo muri Nyagatare. Ariko ibyo byose abatera inda babana na Lilian. Ariko noneho uwo mugabo n'ubu najya kubana na Lilian, uwo ni Ibrahim ndi kuvuga, yarafite abandi bana 4. Nubwo hari abavugaga 6, abandi ngo bangahe, ariko actually yarafite abana 4. Lilian afite umwana umwe. Abo bose bari abana 5 babaga kwa Apotre Lilian. Akugera aho ngaho nta kibazo cyari kiraba. Ku itariki ya 3 Nyakanga, babantu bashingiye ku itariki 10, ngira ngo muri 2010, bari bamaranye hafi imyaka 4. Ku itariki ya 3 Nyakanga muri 2014 haje kuba ikibazo kuri rya torero ryarindi ryo kuri ryirunda. Haza kubamo ko amafaranga abakristo batanga n'iki hari ukuntu atabonerwa, hari ukuntu agenda mu buryo butamenyekana. Lilian yaje atitaye ko ari umugabo we, ku mugabo ni wari ushinzwe iryo torero, yese ajya kumurega. Aje kumurega, umugabo baramufasha, bamufunga kunyereza umutungo w'itorero. Ari umugabo yaramureze nk'umuyobozi w'itorero, nta blague yari afite Lilian mu bijyanye n'urusengero, nta blague nanjye yari afite. Ariko umugabo Ibrahim baramufasha, bamwambika amapingu, bamushyira muri cell, barangije bamufunga iminsi 16. Yavuye mu itariki ya 19 Nyakanga, bamurekuye. Bamaze kubona ko ibirego bari kumurega nta shingiro bifite. Bamaze kumurega, umugabo yarasohotse, ahita atangira gushaka buryo ki yabona agatanya imutandukanye n'umugore. Yaravuze ati umugore mfata akamfungisha ngewe, akamfungisha, ntabwo nakomeza kubana nawe. Ibibi by'Imana bibiki, ntabwo nshobora gukomeza kubana n'uyu mugore. Ajya muri gatanya, ariko gatanya nyuma
bashobora kuba baraje kwitekerezaho, gusa Liliane ntabwo yashakaga, ntabwo yashakaga iyi gatanya, kubera ko Liliane yaravugaga ati ngende umukozi w'Imana. Ijambo ry'Imana nta nubwo ryemera gatanya. None ngewe ubwira abantu bya jambo ry'Imana ngo ntibakore gatanya, ni ugiye kuba uwa mbere gufata gatanya. Liliane ntabwo ari muri gahunda yo kwemera iyo gatanya, ariko aza kubwira umugabo, amubwira ku nyungu z'itorero n'iki. Umugabo nawe aza kubyemera. Ku itariki ya 7 Nyakanga baza kwandikira urukiko babubwira bati ya gatanya rwose twasabaga noneho ntabwo ikiri ngombwa, ntabwo tuyishaka. Byumvikana ku rukiko rutahatiriza abantu ngo mwarayisabye muze. Gatanya yaje guhagarara, abantu barakomeza baba Kristo, bakorera Imana. Byaje kugera muri 2015. Muri 2015 matariki 18-19 z'ukwezi kwa 4 inkuru ziba Kimomo kuri Gitwaza. Bati Gitwaza umugore yamuherekeje amugejeje ku airport, umugabo afata indege aragenda, umugore agarutse asanga umugabo aryamye mu isanduku. Icyo gihe inkuru yaracacishije deadly, abantu bose barayisoma, abantu barumva. Nibwo hari inkuru zo kuvuga ngo Gitwaza ngo yahanuye ngo imperuka ntiyabaho, hari ibinyoma byavugaga cyane kuri Apotre Paul Gitwaza. Gusa abakristo hari bamwe bagendaga babyemera bitewe nuko babyumvaga. Icyo gihe rero umuntu wakundaga abantu benshi, actually abantu benshi barabyizeraga. Bati Gitwaza ni umuntu ukorana n'imyuka mibi ya Satani. Ati Gitwaza ni umuntu afite amafaranga adafite ubusobanuro. Ati Gitwaza ni umuntu mbese bavugaga ibintu byinshi. Ati Gitwaza yaharuye imperuka, avuga ko ngo hari igihe yaravuze ngo uretse ko atigeze avuga imperuka, ariko yaravuze ngo hazabaho ngo guhinduka kw'izuba n'ukwezi. Arabihanura, abantu bumva ko ari imperuka izaba muri icyo gihe. Icyo gihe rero abantu byasabye ko abantu, hari n'abagiye bava kuri Gitwaza icyo gihe, actually baravuga rwose, avuga ati umukozi wa Satani uyu nguyu, umukozi wa Satani uyu nguyu. Abantu bamuvaho. Byabaye ngombwa ko rero abantu batangira kuzajya bamusengera. Ariko ibyo ngibyo byavuga kuri Gitwaza ntabwo ari ubwa mbere byari bije. Ngira ngo muri 99 ubwo yatangiza bari mu minsi yo gutangiza itorero rya Zion Temple. Icyo gihe abantu bari bazi amatorero Catholic, bari bazi amatorero ya ADPR, amatorero nyine ayangaya, idini rya Gatolika, Kiliziya Gatolika, itorero rya ADPR na za Islamu n'abadive n'ibiki. Noneho byari ibintu bitangiye kuza mu Rwanda, ko umuntu ku giti cyavuga ngo shize itorero. Amakuru yari ahari mu Rwanda aravuga ati noneho mujye kureba Antichrist, umuntu ukorera Shitani ku manwa y'ihangu, mujye kumureba. Ariko icyo gihe nibyo byaramuhaye abakristo benshi, kuko abantu benshi bajyaga bagiye kumureba akavuga ati tujye kureba umuntu ukorera Shitani ku manwa y'ihangu. Abantu bakagera bakicara bikature kuntu aramya Imana ku manwa y'ihangu, bagasanga n'abasore bakiri batoya bari kuramya Imana, bari kugira gute, babona ni ibintu byiza cyane. Gitwaza rero yari yo tani n'ubundi abantu bari batagiye kuvuga ngo Gitwaza akorera Imana, Gitwaza akorera Shitani, Gitwaza yajya mu isanduku, Gitwaza agira gute, Gitwaza ajya hanze kuzana imyuka mibi n'iki, atazana isanduku, ibintu nk'ibyo ngibyo. Byabaye ngombwa rero ko abantu batangira kuzajya bamusengera. Muri abo bamusengeraga bagiye ku musozi harimo witwa Apotre Liliane. Icyo gihe ntabwo ari Apotre, yari bishop. Ajya ku gasozi ari gusenga, kumbi muhana ari gusengera, kwa kuna abantu bajya ku musozi hari abandi bantu bo mu itorero rya Zion Temple nabo bari aho ngo bari kurira Imana, ati Imana yanjye ubwo bari kudutera bishop, bari kudutera Apotre Nuru. Bumva hari undi mudamu uri kurira ku musozi utari umuzayoni, ari kurira, baravuga ati bamurebye, si Liliane, ko ni Liliane, nawe uri kurira pastor, ndi kurira pastor. You know what, baragenda babwira intumwa y'Imana bagati hari umudamu twatunguwe, twe turabazaho tugiye gusenga, ariko twatunguwe gusanga n'umuntu udafite aho buriye na Zion, nawe wo bishop ari kurira. Kandi ahubwo ubundi mu matorero iyo wumvise akenshi baba bimeze nk'ari business, ari competition. Iyo wumvise umwe ari kugwa, ahubwo barasenga cyane akomeza gwe kugira ngo abakristo baze badusange. Baratungurwa no kumva uwo mukozi w'Imana ari gusenga buryo. Icyo gihe umugabo yari Levela, umugabo wa Liliane, umugore ari bishop, ariko ibintu bitameze neza. Ahangaha ngeze no haje gusa naho haba ikibazo hagati ya bishop Liliane ndetse hagati y'iyi miryango uko ari ibiri. Wibuke Kamuzinzi aza gusengera uyu Levela,
Bizimana na Bishop Liliane yarabasengeye ngo bahita babona amahirwe, bubaka inzu, bagura ikibanza, bagira gute, mbese imigisha irabahundagazaho, ngagura arakora, mbese abona biragenda, nawe yamusize amavuta. Noneho uyu Liliane baje kubanza kubwira abantu bita Wokamuzinzi, nyine babwira ababishop ngira ngo nka 3 cyangwa 4, baruga ati mwazaje kudusengera. Abo barangije ku itariki ya 28 Nyakanga muri 2015 Bizimana na Bishop, icyo gihe arakiri Bishop Mukabadege Liliane batsi imodoka baragenda teketeke bagira mu Gatenga, binjira muri ofisi ya Gitwaza, bati mukozi w'Imana twatuje kusaba ko azadusengera tukaba ba apotre. Aho ngaho no hazamo akantu kameze nk'aka misunderstanding, kubera ko bivugwa ko bajyanye ari babiri, bagasobanura neza intumwa y'Imana Dr. Apotre Paul Gitwaza, bakamubwira ati twebwe turashaka twese kuzaza kudusengera tukaba ba apotre. Gitwaza ngo arebye yibutse ukuntu bamubwira ati Liliane yaramusengeye muri ibyo bihe nyine bamuvugaga, yavuga ati you know what, don't worry because I've got you, zaza kugusengera. Aho ngaho Bizimana yarahari kuko yari yajyanye n'umugore we, bamusobanura neza ko umugabo azavanwa kuri level ageta zamurwa akaba intumwa y'Imana nawe akaba apotre. Bavuye aho ngaho umunsi wakurikiye bahise bajya Uganda kugura inkoni, kugura amakanzu bazajyana muri uwo muhango. Ku cyumweru ku itariki ya 8 Kanama muri 2015 haje imodoka ya Range Rover iraza iva mu Gatenga iramanuka teketeke, harimo aba bodyguard baraza bagira ku Ntaraga, binjira mu gipangu cyo ku musozi w'Ibyiringiro, aba bodyguard bajya hirya ku ruhande. Barangije Dr. Paul Gitwaza avamo, abakristo baramushaga cyane, hari abatari baramubona amaso ku maso, abo kwa Liliane. Barangije bashyiraho red carpet, umukozi w'Imana yinjira mu rusengero. Kwinjira mu rusengero we avuga ko yarazi neza ko agiye gusengera Apotre Liliane gusa, ariko ngo hageze asanga umugabo yasheze. Bizimana afite nanjye rwose ntabwo mwagira mutansengeye. Umugabo yazanye ikanzu, afite inkoni. Apotre aravuga ati byari byose ntaza guteza umwijyane muke muri iri torero, reka musengere. Ariko Apotre akavuga ko we yaje afite gahunda yo gusengera Liliane gusa kuri Apotre, umugabo atararimo. Ariko hageze umugabo aravuga ati buraya ati by'Imana twanabishyira hasi, mutansengeye ntabwo ibintu biri gukunda hano. Apotre yahageze aravuga ati okay, nta kindi, afata amavuta ayasuka ku bashumba bose abagira Apotre. Avugira ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo iyo ntaza gusengera aba bantu kubimika nari kuba ndimbwa, nari kuba mbaye imbwa. Asobanura impamvu, aravuga ngo umugabo mbwa ni uwimu wamuhaye cyangwa se usaba uwo yimye. Ibyo yarashatse kuvuga ko Apotre Liliane yamusengeye, yamugiriye kumusengera, ati nawe rero ntabwo yamwima amavuta. Ariko andi makuru yaraza akavuga ngo bari bo bantu ba mbere bo hanze y'itorero rya Zion Temple yaragiye kwimika ku rwego rwa Apotre, bari bo bantu ba mbere. Ayo mavuta yari muri Kanama ku itariki 8 ariko cyumweru muri 2015. Abantu bari bishimye, ibirori byiza, bamwe ba Apotre itorero bavuga ati noneho rigiye kujya ku rwego rwiza, ribona ba Apotre babiri. Nyuma ya mezi make cyane mu kwa cyenda ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 muri 2015, umuntu witwa wa undi wabaye Apotre wasizwe amavuta, urumva ko aracyari kuyobora rwa rusengero rw'Irunda rya shami ry'Irundo ry'umusozi w'Ibyiringiro, yaje azanye inkoni. Ahita afata icyapa cy'urusengero arakirandura, arangije ahita akuraho inzugi ku rusengero, yinjira mu rusengero n'inkoni. Ati kabi hagire uwo nsigara ndi kubona mu itorero ryanjye. Ntabwo icyo gihe yarakitiye urusengero,
ntago yarakitiye, aravuga ati ni inzu yubatse mu kwanjye. Mwibutse ko icyo kibanza koko cyari iki. Bihamagaye polisi iraza. Icyo akora, abakristo bamwe baraburana bati ati ibintu twafashije kugira ngo urusengero rube rugeza hari ibintu twatanze n'iki ati bifite agaciro ka miliyoni 4. Umugabo yahise avuga ati ayo mafaranga muvuga ngewe nayatanze imbere ya bishop wanyu, ari we umugore we Apotre Liliane Mukabandege. Polisi iravuga ati byari byose ibyo by'insengero byo itorero ryizajya kurega, ariko umugabo ibyo ari kuburana ni kibanza cye n'inzu ye turabimuhaye. Abakristo mushaka uko mubigenza mugire gute. Ubwo rero intambara zahise zitangira kwa Liliane n'umuntu witwa Bizimana. Ariko hagati aho hari amakuru yavugwaga ko umuntu witwa Liliane, urumva Bizimana yari afite abana 4 ariko harimo abana bakuru. Hari amakuru yavugaga ko Liliane yakoreshaga wa mwana mukuru agashaka kumukoresha ibintu ngo bibi. Icyakora harabatekereje ko yenda ishaka kugira ngo uwo mwana azajya musambanya, ariko hari n'abandi batekerezaga ko yashaka kumukoresha ibikorwa bibi yenda kugira ngo afate, mbese ari nko kugira, ariko ntabwo umugabo asobanuye ibyo ari byo. Abantu nibo batekereje ibyo bintu, bakaba bati byari byose nibyo ngibyo yenda umuntu ashobora gukoresha undi. Umugabo akaba bari mu rugo yaritaga umugore we ngo ni interahamwe. Kubera iki? Akanamubwira ngo kubera iki mu actually Liliane avuka mu bana 7, ariko accidentally basigari 3. Umwe ari mu Rwanda, undi ari muri Uganda. Uri muri Uganda niwe Bizimana yavugaga ko Liliane akorana n'interahamwe, ndetse n'abari interahamwe ngo ajya afata amafaranga akayaha mukuru we akamwita interahamwe ngo iri gushakishwa ku bya genocide. Ariko ayo makuru nta bantu benshi, ntabwo abantu bari clear koko niba hari. Ikindi nawe ubwo akamwita interahamwe. Ariko nanone bikavuga ko Liliane nawe ngo bari mu rugo yagerageje inshuro nyinshi ashaka kuroga umugabo we, ariko umugabo bikagenda abisimbuka rimwe na rimwe, ndetse umugabo yaje no kubiconfessinga. Icyo gihe rero batangiye kugira misunderstanding bitewe n'ibyo ngibyo byabaga mu rugo, kutumvikana, kutagira gute. Umugabo yaje gushinga umuryango w'ivuga butumwa itari toravuga ko yavuye mu musozi w'ibyiringiro totali, ahubwo yashinze umuryango w'ivuga butumwa yise ngo Holiness and Repentance. Ndetse umugabo ahita atangira ikintu cyo gushaka gatanya. Hari umunsi umwe yabwiye umugore we Liliane Mukabandege, ntabwo mwibuka neza icyo akora, yaramubwiye ati ntabwo ningusanga mu rugo ndahita kwica wowe. Liliane bivuga ko ngo yagiye akajya kwa nyina wabo. Ariko nanone bikavuga ko mbere igihe umugabo yafungwaga, mu byibuke nabibabwiye, igihe umugabo yafungwaga muri bavuga ko yanyereje amafaranga, uriya mugabo Liliane ngo yaje gufata ibintu byo mu rugo arabisahura, bimwe arabigurisha, agira gute arabigurisha. Noneho ngo bikavuga ko rero nanone icyo gihe umugabo yabwiye umugore ati singusange mu rugo, umugore yahise agenda, umugabo nawe ngakaza gufata bya bikoresho akabigurisha. Ariko noneho amakuru akaza amwe avuga ko Liliane arabatwaye bya bikoresho ngo byari bifite agaciro ka miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, harimo ibitanda, ibiki utabari mu modoka ko ngo yatwaye n'imodoka, noneho n'ibindi. Icyakora ibyo byo byaje gusanga ko hari amakuru amwe avuga ko Liliane ari we wabitwaye, andi ari umugabo wabitwaye, kugeza ubwo ngo Liliane yaje gushaka kubigura bigasanga umugabo ni ubifite, something like that. Baje guprocessinga rero ibintu bya gatanya ku itariki ya 16 muri Mutarama muri 2016, nibwo bagiye mu rukiko rwa Nyarugenge ruri Nyamirambo i Kigali, bagiye kuburana ibintu bijyanye na gatanya. Icyakora gatanya byaje kwanga ko Liliane we ntiyayishakaga, avuga ati umukozi w'Imana kumva ngo nashigize gatanya, biranga, bavaho ngaho bajya kugira ngo muri Gasabo. Actually finally gatanya baza kwibona, ndetse umugabo aza gushaka undi mugore, Liliane nawe nyuma aza gushaka undi mugore. Ariko aho Gitwaza aziramo, ndetse umugabo akavuga ngo umuntu wamemukiye cyangwa se navuga ngo ni mubi n'umuntu twa Gitwaza. Nyuma yuko bahawe gatanya ku itariki 4 z'ukwezi kwa 5 muri 2016, uyu mugabo yaje kuganira n'ikinyamakuru kimwe, arangije aravuga ngo umuntu witwa Gitwaza yarampemukiye kubera ko ari amavuta yadusizeho yaje asanga ngiye n'umugore twimereye neza. Ati tumaze kwimerera neza, nyuma
Gitwaza aza kujya hanze, agarutse asanga jyewe n'umugore dufite ibibazo, ntiyaza kumusura nk'umuntu w'umuapotre mugenzi we, ahubwo aricecekera atangira kugenda avuga ngo n'ubundi ngo yarabibonaga ko ngo bizaba ikibazo. Cyakora Gitwaza avuga ko yabonaga ko n'ubundi ibyo bintu bitazaramba kuko yagezeyo ari byo kuntu umugabo yasheze agiye kubasezera kubimika, abona ukuntu umugabo yasheze aravuga ati reka mwimike, ariko ngo ntabwo ari imitsi umugabo, ari imitsi umugore, byari nk'umuhanga imbere y'itorero. Aravuga ati uyu mugabo n'ubundi namwimitse nta gahunda, ati nabonaga ko ibi bintu bizaba bibi cyane. Uyu mugabo nawe yaje kujya imbere y'itangazamakuru aravuga ati byari byose uyu Gitwaza yarampemukiye kubera ko amavuta yadusizeho niyo yadutwe mu mwaka n'umugore wanjye. Ahita atanga urugero ku rwa Kamuzinzi, ayo Kamuzinzi abasutse ati Kamuzinzi yaradusengeye ngura imodoka durakangira gute, atari ko Gitwaza kuva yaza yadusuka amavuta ibibazo byahise byinjira mu rugo, turakena tugira gute, tujya mu manza turafungwa tugira gute, ati Gitwaza ari amavuta ntabwo arayimana. Nibyo bwitangazamakuru. Gitwaza rero ibyo bintu byose ubiteranije na bya bintu byo muri 2015 yaje kujya imbere y'itangazamakuru, byose arabisobanura, agenda avuga kuri point. Uwo mugabo yaje gutandukana na Liliane akomeza inzira ye, n'umugabo akomeza inzira ye, umugabo aza gushaka undi mugore, urushaka rutanamuhiriye cyane, ngira ngo yaje no kongera gufungwa nyuma n'iki. Liliane wa mugabo nakubwiye John Bosco, wa wundi batangiye bakundana, wo mu itorero rya Zion Temple wasengeraga mu Igitarama, yaje kwegerana na Mukabadege ambwira ati ariko you know what, ntabwo twakwe ngiye no twiteze dushaka gukundana ndetse twatugenda kubana, ati you can do that. Liliane nawe arebye aravuga ati byari byose. Liliane yaramaze gutandukana n'abagabo, ngira ngo uwo yari wa kabiri, I think niba atari wa gatatu bizimana. Aravuga ati ariko umukozi w'Imana abantu ubu ntibazavuga ko yenda nananiranye, ati ndigurira igitenge, ndigurira baze, bati yenda bakareba nk'umuntu mu rusengero, ati ubwo ngubwo ne wakimuguriye. Aravuga ati ntacyo, reka nshakana n'uyu mudamu muri 2010, nshakana n'uyu mugabo muri 2018 nibwo byaje kuvugwa ko bagiye gushyingirwa. Ariko nanone bikavuga ko Liliane icyo gihe yaragiye kwaka uwo mugabo ngo yafite, urumva umugore wa mugabo wapfuye uwo nyine John Bosco wapfuye muri 2005, mukuru we bivuga ko ngo yari umugore w'uwo mugabo yararongoye, amaze kuva muri gereza yahise arongora umukuru wari umudamu we. None ariko nta sezerano bari bafite nyine, none Liliane ngo barakundana, bikavuga ko rero yaragiye ku mwaka uwo mugabo yaragiye guta mukuru w'umugore we agasanga Liliane, ndetse Liliane yongera kujya mu kibazo cyo kuvuga ngo agiye gutwara umugabo w'abandi. Ikintu rero cyagiye kwa n'iki. Abantu benshi n'amagambo ava kuri Bizimana Yesu avuga ngo Gitwaza yazanye amavuta kugira ngo asenye urugo rwa Liliane yayende yabasengeye, kugira ngo avemo noneho ngo Gitwaza arebe undi mukristo wo mu itorero rye abari urongora Apotre Liliane. Ariko Liliane yagiye abihakana avuga ati umuntu nubaha w'umubyeyi wanjye, ni nayo mpamvu navuze ngo ni umwana wa Liliane, ni umwana we mu mwuka, ni umwana wa Gitwaza. Liliane ahantu hariho hose, n'ejo bundi ari afata degree ya doctora, ubu nawe ni Dr. Lee Apotre Mukabadege Liliane, yavuze ko yabigiriwemo inama na Dr. Apotre Paul Gitwaza, akamubwira ati ni byiza kugenda ukarishya ubumenyi kugira ngo nawe ube apotre. Uyu Liliane yagiye abihakana cyane, ariko nizo mvugo zagiye zivugwa zikavugwa ku mukozi w'Imana. Dr. Apotre Paul Gitwaza impamvu namuze muri kiganiro, ni umuntu wagiye uterwa imijugujugu cyane, agaterwa imijugujugu n'abantu benshi. Ibi ngibi urebye ibintu bivugwaho ni ibintu byinshi cyane bidadile. Ngira ngo mwumvise nanone ejo bundi ubwo bari bagiye kuvuga ngo urusengero surwe n'iki, hari ama operation menshi yabayeho, nanjye nayikoze. Kucyo nayikozeho, reka banza wumva ibyo namuvuze icyo gihe, ngahita byemera, ndetse ngo izo miliyoni 8 abubwira ko ngo bavugana ko bazazishyura mu gihe kingana n'imyaka 5. Ariko urwo rusengero bivugwa ko amazina atanditse kuri authentic cyangwa se kuri Zion Temple, aho rwanditse mu mazina ya Gitwaza Paul. Ibi bintu rero bivuga ko ari byo aba bishop babonye, bakavuga bati ibi bintu ntabwo tuzabyihanganira, kubera ko urumva urusengero niba ruri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivugwa ko Gitwaza navuze ko ariho icyicaro kizimukira, kikajya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikava mu Gatenga, icyicaro cya Zion Temple kikajya muri urwo rusengero. Bivuga ko ari urusengero rwiza, rufite ahantu ho kureba ama televiziyo, rufite ahantu ha amafilime, rufite ahantu mbese ruri ku rwego rwiza. Nyamubona izi nsengero zaba Africa, South Africa n'izindi ziba zifite n'amalaboratoire, zifite n'ibitaro.
niko urwo rusengero rumeze. Mvuningoma yaje kujya mu itangazamakuru aravuga ngo imitima yabibitse ibintu byinshi, ngo nibabivuga ngo Gitwaza ibibi bye ngo abantu bose bazumirwa, ngo nibabushyira hanze ngo abantu bose bazumirwa, ngo bari bamaze icyo gihe ngo ntabwo ari irindi torero bagiyemo, ngo ahubwo ngo bari bamaze igihe ngo bihurije hamwe, ngo aba bishop bose birukanwe kugira ngo bambaze Imana, ngo basenge mu kuri no mu mwuka. Icyo gihe banabwiraga abakristo ngo basenge mu kuri no mu mwuka, ngo bareke ngo gusenga ngo bagende ku marangamutima. Gitwaza yaragiye azana muri 2015 azana agasanduku yavuga ko ari isanduku ngo kameze nk'isanduku y'isezerano. Bamwe mu nyamakuru bakoze ubushukumbuzi basanga ngo ku gasanduku ngo akasanduku kagura $33. Icyo gihe ari 26 by'amafaranga y'u Rwanda. Ariko noneho aba bashumba bo kugira ngo babangishe abakristo Gitwaza, ngo baje kuvuga ko iriya sanduku ngo ari ikimenyetso cyuko Gitwaza ngo arara mu isanduku koko. Baje kuvuga ko Gitwaza ngo yizafata urugendo agiye hanze y'igihugu. Umugore amuherekeza amugeza ku kibuga cy'indege, ariko noneho ngo mu nzu akaba ari icyumba ngo kitari cyemerewe gufungurwa n'umuntu wari wese uretse Gitwaza ubwe. Noneho umugore kuko yaramaze guherekeza Gitwaza ngo yagarutse mu nzu, amaze kugera mu nzu afungura cya cyumba, aravuga ati ariko iki cyumba umugabo wanjye atajya yemera ko fungura kimeze gite. Ngo kwinjiramo ngo yasanzemo isanduku y'abapfuye, ngo noneho ngo ayifunguye abona Gitwaza araryamye kandi amaze kumuherekeza ku kibuga cy'indege. Uwo mudamu yari afite umugabo wari mu gihugu cya Nigeria. Arangije uwo mudamu ngo ajya mu rusengero ngo Gitwaza aramuhanurira. Arangije iyo ngiye kubabwira ni ibintu mutigeze mwumva kuva mubayeho, amatwi yanyu atigeze yumva. Reka mbifurize byiza mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame, ngo tugenda tubana mu buryo bugiye butandukanye, tugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, tugenda tubana mu bindi byose. Uyu munsi kingaruye kuri kamera zanyu cyangwa se kuri screen zanyu ni inkuru mwabonye ya Apotre Paul Gitwaza. Mwabonye ko ni ibintu bitanditswe n'itangazamakuru ryo mu Rwanda, byandikwa n'ikinyamakuru BBC mu nkuru yabo banditse ndetse mu rurimi rw'Ikirundi. Ibinyamakuru biri mu Rwanda ahubwo biza gukotinga BBC. Uretse ko n'ikinyamakuru cyane ayikotinze nacyo ari kimwe gusa cyanditse ku bijyanye n'urubanza rwa Apotre Paul Gitwaza rwabereye mu rukiko. Muri urwo rukiko nta muntu n'umwe, yaba Apostle Gitwaza yaba banditse bamurega barimo ba Dieudonné Mvuningoma, nta muntu n'umwe yari uhari uretse abanyamategeko babo gusa bari mu rukiko. Muri uru rubanza rero bigaragara ko yenda nta bantu benshi bari banarimo, bigaragara ko yenda nta banyamakuru benshi bari barimo. Urumva niba umuseke wafashe ukotinga ibinyamakuru byo hanze bivuga ngo ni ibintu yenda abantu batamenye cyane cyangwa se bitatangajwe cyane, ariko urubanza rwo kuba rwabaye uko nk'ikinyamakuru umuseke mu nkuru yabo banditse. Reka nyicishe mu ijisho kugira ngo wenda ntaza kugira umuntu mbeshyera cyangwa ngira gute, kuko ibyo ngiye kubabwira ni ibintu mutigeze mwumva kuva mubayeho, amatwi yanyu atigeze yumva. Banditse bati abashumba batandatu bari mu bashinze itorero Zion Temple barasaba urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kwemeza ko Apotre Paul Gitwaza atakiri umuvugizi wayo, kuko bemeza ko bamaze kumwirukana. Bishops Claude Jessa, Dieudonné Mvuningoma, Pierre Kaberuka, Richard Muya Charles Mudakikwa na Paul Daniel Kukikumuntu nibo batanze ikirego. Uyu Paul Daniel Kukikumuntu uyu yarashinzwe Zion Temple mu gihugu cy'Ububiligi, bahagaritswe muri 2017, bahagarikwa n'aba bose. Icyo gihe Bishop avuga ko icyo gihe Apotre Gitwaza avuga ko abahagaritse ubundi yabanje guhagarika uyu Paul Daniel Kukikumuntu. Noneho avuga ko uyu mugabo muhagaritse ngo kubera ko ngo batakoraga inshingano zabo neza, ndetse avuga ko ngo hari ukuntu baharabikaga ibintu nk'ibyo, ndetse avuga ko ahagaritse n'aba ngaba. Aravuga ngo abo bose ntabwo bemerewe kugira itorero na rimwe rya Zion Temple ku isi babwiriza mu butumwa. Ahagarika abo bagabo bose, abo bose yabagarikiye icyarimwe, ariko uwari ku ruhembe yari uriya mugabo Daniel. Cyamakuru kirakomeza kiti urubanza rwabaye nta numwe mubaregwa mu rukiko nk'uko inkuru ya BBC
ibivuga. Abatanze ikirego nabo ntibagaragare mu rukiko, abunganira mu mategeko ku mpande zombi nibo bari bahanganye. Ubwo bari bahawe ijambo, abunganira abaregwa bazamuye inzitizi basaba ko zikorwa mu nzira urubanza rukabona gukomeza. Bavuze ko abashumba batandatu bari inyuma y'ikirego batafitiye ububasha kuko umuryango ushingiye ku myemerere Authentic Word Ministries Zion Temple uyoborwa na Paul Gitwaza kandi akaba ari we watanze akaba atari we watanze ikirego. Bavuga ko abashumba bareze bari bakwiye kubikora mu izina ryabo kuko batayoboye umuryango kandi bakaba batari babiherewe uburenganzira na Paul Gitwaza, bavuga ko ari we muyobozi wemewe. Bavuga kandi ko abatanze ikirego batabanje gutakamba ari byo kwiyambaza urwego ruri hejuru y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB nk'uko amategeko abiteganya. Gusabunganira batanze ikirego bavuga ko RGB urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ari ikigo cyigenga kitagira urwego rukiri hejuru. Ku ruhande rwabo abunganira batanze ikirego bavuga ko cyatanzwe mu izina rya Authentic Word Ministries ari yo Zion Temple kandi ko byakozwe n'abafitiye ububasha nyuma yo kwirukana Paul Gitwaza wayoboraga umuryango ndetse akaba ari n'umwe mu bawushinze. Bavuga ko kwirukana Gitwaza bari bafitiye ububasha kuko inama y'abashinze umuryango yemerewe gushyiraho ndetse no gusezera umuvugizi w'umuryango ari nawe umuyobozi wayo. Gusa icyemezo abashumba bafashe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize cyaje guteshwa agaciro n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruvuga ko byakozwe binyuranyije n'amategeko. Izi mpaka zigomba kubanza gukurwa mu nzira mbere y'uko urubanza nyirizina rutangira. Icyemezo cy'urukiko kikaba gitegerejwe ku itariki ya 24 Ugushyingo 2023. Mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize nibwo abo bashumba bamenyeshe Paul Gitwaza ko akuwe ku mirimo, ariko iki cyemezo cyabo kiza kuvuguruzwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruvuga ko kinyuranije n'amategeko. Icyo gihe ibintu byabaye ngira ngo mwese murabyibuka, ndetse hitabazwa polisi y'u Rwanda. Icyo gihe abagabo banditse ibaruwa bavuga ko birukanye Paul Gitwaza bagenera kopi presidence RGB, polisi n'ibindi, ariko RGB yaje guhagarika iki cyemezo ndetse bategeka polisi y'igihugu ko igomba kujya kureba hari umutekano waho hari kuri Zion Temple ko nta bantu baza guteza umutekano muke. Icyo cyemezo gikurwa mu nzira. Abagabo ariko ntabwo banyuzwe. Ibi bintu rero mwebwe mushobora kubona ari ibintu biri aho ngaho, gusa ni ibintu byatangiye kera. Bivuga ko ari ibintu bishobora kuba byaratangiye muri za 2014. Ni ibintu byo kumara hafi imyaka igera mu 10. Umwuka utameze neza. Muri 2014 babivugaga mu mfufu cyangwa se bakabivuga babyongorerana. 2015 none batangira kuzajya babyerura. Muri 2015 umugabo witwa Mvuningoma Dieudonné, uyu yari umubishop ndetse ari umuntu unakunzwe bivuga ko mwitoro hari abantu bari bamukunda cyane, ndetse nawe ubwe akaba ari umuntu wagendaga mu bitaramo byinshi, ari umuntu wari wubashywe cyane, yari umuyobozi ukomeye cyane, abantu bamukunda, ari umuntu ujya ahantu Gitwaza atari, yari umuntu umwungirije. Baza kuvuga ko Gitwaza arara mu isanduku y'abapfuye, ko ari umuntu ukorana n'imyuka y'ikuzimu. Icyo gihe byagenze biti, Gitwaza yaragiye azana muri 2015 azana agasanduku yavuga ko ari isanduku ngo kameze nk'isanduku y'isezerano. Bamwe mu nyamakuru bakoze ubushukumbuzi basanga ngo ku gasanduku ngo akasanduku kagura $33. Icyo gihe ari 26 by'amafaranga y'u Rwanda. Ariko noneho aba bashumba bo kugira ngo babangishe abakristo Gitwaza ngo baje kuvuga ko iriya sanduku ngo ari ikimenyetso cyuko Gitwaza ngo arara mu isanduku koko. Baje kuvuga ko Gitwaza ngo izafata urugendo agiye hanze y'igihugu. Umugore amuherekeza amugeza ku kibuga cy'indege, ariko noneho ngo mu nzu akaba ari icyumba ngo kitari cyemerewe gufungurwa n'umuntu wari wese uretse Gitwaza ubwe. None umugore kuko aramaze guherekeza Gitwaza ngo yagarutse mu nzu, amaze kugera mu nzu afungura cya cyumba, aravuga ati iki cyumba umugabo wanjye atajya yemera ko fungura kimeze gite. Ngo kwinjiramo ngo yasanze mu isanduku y'abapfuye. Ngo noneho ngo ayifunguye abona Gitwaza araryamye kandi amaze kumuherekeza ku kibuga cy'indege. Ibyo bintu byaravuzwe biravugwa, ariko noneho murumva ko Gitwaza yari yafrayinze ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe ni nabwo yaratangiye kugenda afungura amatorero hirya no hino ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gitwaza afite gahunda yo kubaka insengero 50 cyangwa se gufungura amashami 50 muri leta 50 zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba ntibeshye neza, ariko ni muri leta zose zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi amaze gufungura amashami 6
naho ndibuze kubabwira. Ariko noneho icyo gihe nibyo we bivuga ko yari arimo kwirukankamo. Icyo gihe yaba ku ruhande rwa Gitwaza yaba ku ruhande rw'umudamu nta muntu wigeze ahakana ibyo bintu. Byaravuzwe biravugwa ariko amakuru mwakaza kuvuga ko icyo gihe umugore yari ari muri Amerika ndetse ngo Gitwaza yaramusanze bari no kumwe, andi akavuga ko umugore yari ari Kigali ari nawe umuherekeje kugira ngo amugize ku kibuga cy'indege, none ngo yaza kugaruka agasanga Gitwaza ngaryamye mu isanduku. Icyo gihe byaravuzwe ariko biza gusanga ko uyu mugabo Dieudonné Mvuningoma ari we muntu wari uri inyuma y'icyo kintu. Itangazamakuru rirabiririmba mu gihe Gitwaza yaragiye gusezeranya umuntu witwa Apotre Liliane ufite urusengero hariya ku Ntaraga, nibwo yaje kwerura kuri ibi bintu. Aravuga ngo atanasezeranije Liliane na Brahim yari umugabo we ngo yaba ari imbwa. Aravuga ngo noneho ngo yaje kumenya ko ngo izo rumasi zose zavugwaga, ibyo bintu byose byavugwaga, ngo abari babiri inyuma ngo bari abafelo, bari inshuti ze cyangwa se bari abantu bakorana. Ibyo bintu byaje biratutumba bigera muri 2017 aribwo Gitwaza yafashe uwo mwanzuro ariko nubwo yawufashe nawe ntabwo yabicishije mu buryo bwizewe cyangwa se mu buryo nk'uko bari bavuganye. Ubundi amategeko avuga ko niba umuntu ugiye kumwirukana muri ibi bintu by'amaorganisation by'amatorero, hari uburyo umwandikira ibaruwa yujuje ubuziranenge. Ntabwo ari umuyobozi gusa uyisinyaho, ahubwo hari inama baba baratoye nayo igomba kuyisinyaho, ukavuga ati uyu muntu turamwirukanye. Gitwaza yanditse ibaruwa ayisinyaho nk'umuvugizi ndetse akaba n'umuyobozi wa Authentic Ministries, World Ministries, yirukana aba bagabo nk'uko nabakubwiye ahereye kuri Daniel niwe waje imbere. Uyu mugabo yarashinzwe Zion Temple mu Bubiligi, yaramwirukanye avuga ko atiyemerewe kugira ahandi hantu ayobora cyangwa se abwiriza mu nsengero zose za Zion Temple. Ariko aravuga ngo ntabwo agenda wenyine, amwirukana n'aba bishop bose muri 2017. Mu byo yaravuze ngo ntabwo ashaka ko hari umuntu wireshyeshya nawe, nicyo kintu yavuze. Niyo mpamvu yatanze mu bakristo mu rusengero yari ku cyumweru, aravuga ngo aba bantu ntabwo bakiri abayobozi, ntabwo bakiri abakozi ba Authentic World Ministries, ndabirukanye kuko ndashaka umuntu uzajya nyigerereza, ndashaka umuntu tungana unyireshyeshyaho. Bivuga ko aba bagabo bashaka kugira igikundiro ndetse bashaka no kugira ngo bazajye bumva nk'uko Apostle Gitwaza yumva. Niyo mpamvu yabirukanye. Abapasiteri Gitwaza yabirukanye mu mwaka wa 2017 hari mu kwezi kwa gatanu, nyuma y'amezi abiri gusa. Ariko amaze kubirukana uyu Daniel ndetse n'ababishop bose base bagiye gusengera muri guest house yitwa Amani iri Kicukiro, mu rusengero byavuga ko ari ishami ry'itorero byitwa Level Ministries. Noneho uyu mugabo wiswa Daniel, uyu ngo wari ushinzwe Zion Temple mu Bubiligi, bivuga ko yatwaye igice kinini cy'abakristo. Ndetse Gitwaza za guhagarara avuga ngo abakristo bose bashaka gukurikira aba bishop bose ngo nibagende ntibazagaruke, ngo tuzabandikira ndetse recommendation ndetse bagende ntibazagaruke. Haciye amezi 7 gusa, Mvuningoma yaje kujya mu itangazamakuru aravuga ngo imitima yabibitse ibintu byinshi, ngo nibabivuga ngo Gitwaza ibi byenga abantu bose bazumirwa, ngo nibabushyira hanze ngo abantu bose bazumirwa. Ngo bari bamaze icyo gihe ngo ntabwo ari irindi torero bagiyemo, ngo ahubwo ngo bari bamaze igihe ngo bihurije hamwe, ngo aba bishop bose birukanwe kugira ngo bambaze Imana, ngo basenge mu kuri no mu mwuka. Icyo gihe banabwiraga abakristo ngo basenge mu kuri no mu mwuka, ngo bareke ngo gusenga ngo bagende ku marangamutima. Ndetse Mvuningoma ubwe avuga ko ibintu biri gukorerwa mu matorero ari ibintu abakristo cyangwa se ari ibintu abapasiteri bo batwara bafata urusengero bakarugira nk'akarima kabo. Icyo gihe impamvu Gitwaza ngo bivuga ko byanamubabaje aho ahantu byavuye, ndetse Mvuningoma yaje no kuvuga, bivuga ko Gitwaza ngo yashyizeho gahunda yuko ngo bagomba gushyiraho barbershop, bagomba gushyiraho salon de coiffure hara kuri Zion Temple bakayubaka. Ariko asiga bitegetse ajya hanze. Amaze kujya hanze asize avuze ko bazayubaka ndetse ngo banayifunguye bamwohereza amafoto, ariko agarutse asanga baba bishop ngo bafunze ya salon de coiffure. Ndetse ngicyo gihe biramubabaza, aravuga ati ni gute ngiye nshobora gusiga mvuze ikintu noneho aba bishop nyobora babakozi banjye bakajya inyuma bakavuguruza nge ibintu navuze. Niyo mpamvu yagiye mu rusengero aravuga ngo ntabwo nshaka ko ari umuntu unyigereranya, ntabwo nshaka ko ari umuntu ujya hejuru yanjye cyangwa se unyirishyeshya. Ahita abirukanira bose icyarimwe.
icyo kintu nicyo cyababaje Bishop, ndetse abo nabo bakavuga bati ntabwo umuntu twatangiranye urusengero, kuko urusengero cyangwa se iyi gahunda yatangiye muri 1999. Icyo gihe bivuga ko yatangiwe n'abantu 120. Muri abo 120 abamvu ingoma bose bari barimo gutangira gahunda, ariko uko bagira Apotre Paul Gitwaza nk'umuntu wakure mu itorero, papa yari umupasiteri, ngira ngo murabizi, we yari afite ibintu byerekwa cyane, yari afite gusenga cyane kubarusha, noneho azamukira muri uwo mwuka, ndetse kujya n'abakristo baravuga ati Gitwaza ni umuntu ufite doctora ebyiri, ngabo bose barusha ubwenge, barusha n'ijambo, barusha no kubwiriza, barusha n'ibintu by'iki. Niyo mpamvu ngo kumushyigura ngo bitaborohera, ariko aba nabo bakavuga bati tuzakoresha ibijyanye n'amategeko. Gitwaza ku bijyanye no kuvuga ngo anyereza umutungo, cyangwa se ku bijyanye no kumubwira ngo no kuvuga ngo afata umutungo wa Zion akawituwe, ndetse ngo imitungo myinshi ya Zion ayishyira hanze. Urusengero bivuga ko ubundi ari we watangiye ibintu byo kugenda ashinga insengero, ariko noneho bizagumira ku mirari. Ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabanje gushinga itorero muri Ohio bararishinga, ariko bakazajya bagenda bimuka. Noneho ariko we yari afite gahunda yo gushinga izo nsengero zose, insengero zigera muri 50 muri leta zose za Amerika. Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri muri 2020 byaje gutangazwa ko Apotre Paul Gitwaza we ubwe yaguze urusengero rwa miliyoni 8 z'amadolari. Ubwo rwo kuvuga ngo ni miliyari hafi zisaga 9 n'utundi tuntu yaraguze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urwo rusengero bivuga ko yaruguriye uwitwa Mike Murdock, sinzi niba ariko nabisoma, ariko ni Mike Murdock. Uyu mugabo nawe yari umupasiteri, ariko afite urwo rusengero ndetse rwari rumaze igihe ruri muri Cyamunara. Urwo rusengero yashaka kurugurisha miliyoni 13 z'amadolari. Noneho Gitwaza ngo aza kubibona, aramuvugisha, amaze kumuvugisha aramubwira ati urusengero ndumva narugura. Noneho umugabo aramubwira ati urumva ko kuri bari kubanza kuvugana ibiciro, hari ukuntu banza guhabya umuntu, aramubwira ati urusengero rero hari abantu bari kuma miliyoni 10, batangiye kuma miliyoni 13, turimo turavugana, turi mu biganiro ubundi nge narushaka miliyoni 13,500, atari ko bari kuma miliyoni 13 arabo turi kuvugana. Icyo gihe Gitwaza yumvise ko hari abari kugereka miliyoni 13, yahise yirukanka, mbese ntiyajya mu biciro, ko aravuga ati niba urusengero umugabo bari kuma miliyoni 13 ngenda avuga ngahe, agira isoni zo kuvuga amafaranga. Aragenda, amaze kugenda yaje kuganira n'inshuti ze. Muri izo nshuti ze ndetse nawe ari kubivuga, nta numwe muri aba bishop yavuze, nta muntu bivuga ko ari inshuti ze, ndetse ngo abajyanama be ngo bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho ngo baza kumubwira ati ariko ntiwitinye, ushobora kumubwira amafaranga wowe wumva aturiya n'umubyeyi nta kibazo. Gitwaza arangije ngo abantu bamugira inama, aza guhamagara wa mpasiteri Mike, aramubwira ati urusengero dushobora kurugura miliyoni 8. Ngo nawe Mike ngo ntabwo yabagoye, yahise ababemerera, aravuga ati miliyoni 8 nta kibazo, ati n'ubundi Imana yarambwiye ngo nzaruha umuntu ufite vision, nzaruha umuntu ngo ugiye kurikoresha ibintu nyine byiza, mbese nzaruha umuntu w'Imana. Ngahita byemera, ndetse ngo izo miliyoni 8 abubwira ko bavugana ko bazazishyura mu gihe kingana n'imyaka 5. Ariko urwo rusengero bivugwa ko amazina atanditse kuri authentic cyangwa se kuri Zion Temple, aho rwanditse mu mazina ya Gitwaza Paul. Ibi bintu rero bivuga ko ari byo aba bishop babonye, bakavuga bati ibi bintu ntabwo tuzabyihanganira, kubera ko urumva urusengero niba ruri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivugwa ko Gitwaza navuze ko ariho icyicaro kizimukira, kikajya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikava mu Gatenga, icyicaro cya Zion Temple kikajya muri urwo rusengero. Bivuga ko ari urusengero rwiza, rufite ahantu ho kureba amateleviziyo, rufite ahantu h'amafilime, rufite ahantu mbese ruri ku rwego rwiza. Nyamubona izi nsengero zaba Africa, ba South Africa n'izindi ziba zifite n'amalaboratoire, zifite n'ibitaro. Ni kurwo rusengero rumeze, urusengero rwa miliyari zigera mu 9. Erega ntimukumve ko tuvuga amafaranga y'amanyarwanda twumve ngo miliyari, na hariya mani miliyoni birenze. Muri Amerika naho umuntu ufite miliyoni y'idolari nawe arenze, nkuko natwe tuvuga mu Rwanda ufite miliyoni y'idolari nawe arenze, na hariya abarenze. Noneho miliyoni 8 nabo ntabwo ari amafaranga yo gukina. Icyo gihe ku munsi wo ku cyumweru bwo Gitwaza avugaga ati noneho ahangaha ntabwo tuzongera kwimuka. Bari bamaze igihe urumva bakodesha, uyu munsi basengera haje undi bakasengera hariya. Yaje kubwira abakristo ko noneho batazongera kwimuka. Icyo gihe muri urwo rusengero uyu Mark yaranahari, ndetse aramwizeza ko azamufasha mu gukusanya ayo mafaranga kugira ngo ideni rirangire. Uwo munsi abivuga Gitwaza, abantu bahise bakodesha bahise bakusanya 250 by'amadolari kugira ngo batangire bishyure. Ariko Gitwaza amubwira ko ndetse
iyo myaka 5 itazashira atayishyura. Noneho Gitwaza nibwo yaje kuzajya akora ibiterane mu Rwanda. Muribuka ko hari igihe yakoze igiterane mu 2021 n'abatari agakusanya miliyoni 100 mu gihe kingana n'isaha. Ari amafaranga yose bivuga ko yarawe kugira ngo bivuga ko n'amafaranga yose yavaga muri za Zion Temple za hantu hagiye hatandukanye yose yerekezaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kwishyura ideni ry'urusengero. Noneho aba bagabo nibwo bicaye baravuga ati byari byo byose Gitwaza noneho niba ageze ku rwego rwo gufata urusengero nka ruriya nicyo kintu wavuga ngo nicyo kintu gikomeye. Zion Temple ifite televiziyo, ifite radio, ifite ibitaro biri Kicukiro, ifite amashuri, ifite ibibanza, ngira ngo musiko afite ikibanza hano bita ni ku Gisozi, izina ndaryibagiwe, kinini cyane, ni nk'isambu bazubaka mu rusengero rwabo. Ibyo byose bivuga ko byanditse kuri Authentic World Ministries. Ariko none urwo rusengero nirwo rwabasembuye kandi ari narwo ruhenze, ari narwo none amafaranga yose ari gukora amaturo yose biki barabifata bijyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bishyure iryo deni, kandi none urwo rusengero rukazandikwa ku mazina ya Apotre Paul Gitwaza. Ibyo bintu byashenguye abagabo ndetse batangiye kuvuga ko ibintu byose Apotre Paul Gitwaza agira ngo abikesha ngo amaturo. None Gitwaza byaranamubabaje ndetse ubwe yaje kujya mu itangazamakuru avuga ngo abantu bamparabika bavuga ngo ngewe ngo ibintu byose ntunze na amaturo, ngo abo bantu barabeshya no kugira ngo baharabike izina ryanjye. Umuzi w'ibyo bintu rero nuwo nguwo, umuzi w'ibyo bintu n'uru rusengero. Nubwo aba bagabo icyo bari barapfuye urebye ko ari kugira ngo kwari ukikuza, ariko noneho aba bagabo bavuga ngo nicyo kintu binjiriyeho, bahita bavuga ati byari byo byose ntabwo twakomeza kurebera hariya, ndetse babona ko abantu ibi bintu navuga ngo mu Rwanda ndetse no ku isi yose urumva mushobora gutangira na projet n'umuntu akaba munini nanone urumva Gitwaza niwe abantu bazi byari byo byose yo tuvuze Zion Temple abantu benshi bumva Gitwaza. Yo tuvuze Gitwaza abantu benshi twumva Zion Temple. Kuvuga ngo ari undi muntu ushobora kwiyitirira icyo kintu bisa naho bigoye, ariko mu mategeko nubwo ibintu biri mu rukiko, mu mategeko bo ubwo barabwa ntabwo nanone bashaka kwifata, kuko niba bari abantu ibyo byose niba baratangira mu mushinga kiragiye RGB nta nubwo yari rabaho muri 1999. RGB yenda yariho, ariko none itari yagira izo process. Bivuga ko ubundi kugera muri 2000 ibintu navuga ngo amatorero mbere yuko Gitwaza aza mu Rwanda ubundi ku bwigenge, nyuma yuko rubonye ubwigenge hari amatorero 2 gusa. Ariko byagiye kugera muri 2017 n'umunani gutyo mu Rwanda hari gukabakaba insengero zigera mu bihumbi bingahe, mu bihumbi 10. Ari nabwo leta yaje kubona ko ibintu ari akajagari itangira kugenda ifunga insengero. Gitwaza ari mu bantu bashobora kuba baracano cyangwa se baragishije abandi bantu abapotre bose tubona ubwenge bwo kuvuga ngo bashinga amatorero yabo, uko Gitwaza itorero ryari ryiza ryarakompitingaga abandi nabo baza muri uwo mujyo ba Minyone n'abandi batangira gushinga insengero. Uyu munsi abantu bafite insengero zabo babonye ko ari na business n'abantu benshi, kubera ko babonye ko Gitwaza ibintu ari kubibyaza umusaruro. Avuga ngo ni nkawe wagiye ubaha hint, ariko n'izina Apotre niwe muntu warizanye ndetse no kuri defenda abantu batangira kutabyumva neza ko abantu baravuga ati ni gute yita intumwa kandi intumwa tuzizi za 12. Twakavuga ati intumwa ntabwo za 12 ahubwo ashobora kuba izindi intumwa ndetse akajya nasobanura, yafashe umwanya munini ajya nasobanura ririya zina. Ariko uyu munsi dufite abapotre benshi, harimo abo ba Liliane yagize yimitse, harimo Minyone, harimo Masasu n'abandi hari kugera no kuri ba Mutabazi batagira insengero. Hari abantu benshi bagiye noneho iryo zina basa n'abariciye amazi. Gitwaza no watangiye ibintu byo kuvuga ngo ajyana abantu muri Isiraheli agafata urugendo. Ngira ngo mwabonye akavideo katrandize cyane ubwo yerekanaga ubwo ari mu gusobanura ukuntu yerekana iri yasanzwe isezerano na yari iri, uko umuhanuzi cyangwa se umutambyi yinjiraga mu gihe atiyejeje cyangwa se atakiranutse ntagaruke. Ari gusobanura uburyo kinga umuntu, mbese biriya bintu byahera ibyo bintu murabizi. Ari gusobanura usanzwe kwisezerana ibya birimo inkoni ya Mose, ibintu nk'ibyo. So Gitwaza ntabwo umuntu yavuga ko atari umukozi w'Imana, gusa abakorana nawe nibo bamushinjaga ko ari umuntu ukorana n'imyuka ya Satani, ngo arara mu isanduku, ibintu nk'ibyo.
hari scenario yigeze ivugwa ndetse abagabo bari bayiri inyuma bavuga ko ngo ari umudamu ngo wagiye mu rusengero rwe, yinjiye mu rusengero rwe. Uwo mudamu yari afite umugabo wari mu gihugu cya Nigeria. Arangije uwo mudamu ngo ajya mu rusengero ngo Gitwaza aramuhanurira. Arangije nuko ngo umugabo yari ari muri Nigeria, umudamu ari mu Rwanda. None umugabo arangije, umudamu aramubwira ati ariko abana bacu kujya ku ishuri birabagora, abamotari hari igihe bigira gutye, imodoka z'ishuri mbese usanga ari ibintu bigoye binahenze, ati byiza watugurira akamodoka. Umugabo nawe arisheshera mu dufaranga yakoreraga muri Nigeria, yohereza umudamu 3.5 miliyoni aramubwira ati gura akamodoka ka Karina. Icyo gihe arakagura, kaze gatwara abana ku ishuri. Noneho umudamu araza gatwaye, ageze ku rusengero. Buriya reka mabwire ibintu byo kuvuga ngo izi nsengero yenda Gitwaza yarabirenza, ariko izi gitangira niko zibigenza. Kugira ngo wicare imbere biterwa nuko wambaye, nuko waje. Ni waje witwikiriye, haraho wicara. aba protocole nicyo kintu baba bashinzwe, barakureba niba ndi kamenaje nambaye agakoti kanjye, ndi mu kamodoka keza, hari ahantu banjyana. Niba naje nteza akamoto mfite akamishwari ndi kugenda nihanagura icyuya, hari ahantu naho banjyana. Uwo mudamu yaje yitwikiriye, bamwereka agaparikingi, barangije bamwereka ajya kwicara. Ngo amaze kujya kwicara ngo Gitwaza arangije ngo aramuhanurira. Ngo kumuhanurira aramubwira ati Imana iravuze ngo gira ituru utanga. Ati gira ituru utanga, ndabona ugiye kuzunguruka isi yose, ndabona ugiye kugira ama business, ugiye kujya za Dubai, ugiye kujya gute. Umudamu rero, abadamu basa n'aboroshye mu bijyanye n'abahanuzi. Baravuga ngo umuntu woroshye mu rwango umuntu ashobora kugira inama ni umudamu uri inyuma y'umuhanuzi cyangwa se umupfumu. Undi muntu ni umugabo ufite amafaranga, undi muntu ni umukobwa uri mu rukundo. Abantu ntabwo ushobora kubagira inama mu gihe bayobye. Nuvuga ngo ntabwo umudamu uri inyuma, ikintu umuhanuzi yamubwiye ntabwo ushobora kukimukuramo. None umudamu arangije avuga ati rero azituro niri Imana ngo Gitwaza ngarangije ni ibyavuzwe, ni ibyavuzwe. Ngarangije ngaramubwira ngo ariko ngo nawe ngo ushobora gutanga ngo iriya modoka. Barangije umudamu rwose bajya muri ibyo ngibyo, imodoka arayitanga, bajya no muri imitation. Imodoka yandika ngo kuri authentic. Ibyo ni ibyavuzwe, ni ibyavuzwe na marumazi, nta hantu byanditse ntaki, ariko ni ibyavuzwe. Ndi kubabwira yenda utuntu twagiye tuvugwa. None ngo ibyo bibaye, umugore ntiyabibwira umugabo ko Imana yaramubwiye ngo ugiye kumushumbisha imyenda izamuha Range Rover, ibintu nk'ibyo. Haciye igihe umugabo arataha, ageze mu Rwanda, ari mu rugo, agiye kubona igihe cyo kureba abana, buri mukozi agiye kuzana abana. Abona umunsi urashize, imodoka itaraza, iminsi 2. Aza kubaza umudamu ati ariko sheri, ko mbona abana bazana moto n'ubundi bimeze gute? Umudamu ati sheri, urumva imodoka iri muri garage, ati bimeze gutyo. Amubeshye ibyo, umugabo ati tiri sawa. Umugabo iminsi 3 irashira, aramubwira ati se iyo garage iyo modoka ntirarangira, bayikora iminsi ngahe? Umudamu aturumva bakanisha babambwira, bakanisha mu Rwanda basigaye babeshya, aturumva basigaye batubeshya ibintu byinshi. None umugabo aramubwira ati none ngiye ndashaka ko tuza gutemberana, nkajya kureba ikibazo iyo modoka yagize. Umudamu nibwo yahise yamubwiza ukuri, aramubwira ati rero sheri wanjye imodoka nayihaye Imana. Ati wayihaye Imana? Ati yego. Noneho umugabo aramubwira ati iyo Imana wayihaye ni iyihe? Ati nyine ni Imana, nagiye gusenga, umukozi w'Imana ambwira ko ngomba kuyitanga, mbese arabimusobanurira. Ngo umugabo arangije ajya kwa Gitwaza. Kwa kuntu amatora arangiye, amateraniro arangiye, umugabo asigara yicaye mu rusengero. Abaprotokole bamuga ati mugabo amateraniro yarangiye taha. Ati oya ntabwo ndibuvana ntabonye apotre. Ati apotre se bimeze gute? Ati ntabwo ndibuvana ntabonye apotre. Kongiye guhamagara inzego z'umutekano. Byagenze biteze. Ati yewe ntabwo ndibuvana ntabonye apotre. Abantu rero ababasha rero baravuga bati reka tuzana apotre muvugane. Baramuzana. Ahageze umugabo ngo akibona apotre aramubwira ati, amubwira amazina yati ngiye nitwa kanaka, ndi umugabo w'umudamu witwa gutya. Umudamu watuye imodoka hano, imodoka mu bwoko bwa Karina, yari yambaye plaque ni ndashaka imodoka yanjye, ntabwo ndi buvano ntayijyanye. Gitwaza ngamurebye, abonye ukuntu umugabo yarubiye, aramubwira ati imodoka irahari, nta nubwo ngo bari bakayigurishije. Barahimwereka, bamwereka imodoka yari paritse muri parking. Barangije ariko bajya muri za process no muri za mutation kugira ngo wa mugabo yongere yisubirane. Ibyo ni ibintu byagiye bivugwa.
ariko ibyo ngibyo nubwo bishobora kuba ari rumazi, bivuga ko nanone byagiye bigirwamo uruhare n'aba bishop, bivuga ko bagiye batandukana na Apotre. Nushaka kubabwira ko hari igihe abantu bashwana bagashyirana hanze, hari igihe abantu bashwana none abantu bakibaza ngo se niba ari ibintu by'Imana ni gute abantu babipfa, niba koko ari umurimo w'Imana, niba ari kuvuga ngo ntabwo ari business, kuko urumva aba bantu bose bari abapotre babahembwa. Abantu bo muri Zion Temple, Gitwaza yigeze kuvuga ngo iyo nza kuba ntaramagawe n'Imana nakabaye uyu murimo narawutaye nkirukanka nanjye nkagiye gushaka ubuzima nk'abandi. Bivuga ngo hariya hantu niho ubuzima nyine buri. Urumva n'abantu bari muri uwo murimo barahembwa, bagira umushahara. Bivuga ko bari abagabo bashobora kuba barahembwaga amafaranga arenze y'abadepite n'abaministre. Urumva kugukura ku mugati kuriya ntabwo ari ibintu. Urumva nabo bagiye umuntu nubwo bo batabyemera bagiye gucreya agatoro kabo ku ruhande karanga, babona ko yenda uyu muri Zion byafashe, aravuga ati nanone urumva ni umuntu gukuye kuri miliyoni hafi 3 cyangwa zingahe akagushyira kujya gutangira gufonda bundi bushyashya abakristo utababona utagira gute, biragoye. Nibwo abagabo rero bavuze ati urubanza tugomba kugongera kurutangiza. Ariko nanone njye uko mbibona, nubwo urubanza bavuga bati Apotre twaramwirukanye, abandi bati ntabwo mwamwirukana kuko ahubwo ne wakabaye asinya ku rupapuro rwo kumwirukana. Ariko nanone ukibaza ngo abantu nanone bari kuburanira Apotre Gitwaza nabo bari kwigiza nkana, nze kuvuga ngo urupapuro ngo ntabwo ruhabwa agaciro kuko atari Apotre warusinyeho, nose yasinye ku rupapuro rwo kwirukana. Kuko nanone ntabwo niba koko inama nkuru biriya bintu bigira inama nkuru koko, ntabwo inama nkuru niba ari ukwirukana umuyobozi, ntabwo urumva umuyobozi ntabwo ari businyeho birumvikana. Bariya nabo bavuga ko Apotre abirukanye mu buryo budakurikije amategeko, kuko ngo nta baruwa yemewe isinyeho n'abo bantu batangiranye ihari yo kumwirukana. Bivuga ngo rero Gitwaza ngo yabirukanye mu buryo butari bwo, nabo bemera ko birukanye mu buryo butari bwo, ari nayo mpamvu batangije urubanza mu rukiko, bakavuga ko RGB nta rundi rwego, RGB kavuga ko ngo ari urwego ngo rwumva Apotre Gitwaza cyane, ngari no mpamvu bahise bashyiraho polisi ngo ijya kurinda abantu hariya. Urubanza rero nanone ariko ngigarutse ku ruhande rwa Bamvuna Ingoma, nanone bakaba bari kwigiza nkana, kuko nubundi niyo Apotre Gitwaza yagenda. Apotre Gitwaza yarenze kuba ari Zion. Nuko ngo uyu munsi ntabwo abantu bamukurikira nka Zion. Abantu basengera kwa Gitwaza ntabwo basengera muri Zion, kuko uyu munsi umuntu ashaka yubaje abantu ese usengera he, ariko bwa musengera kwa Gitwaza. Bivuga ngo izina rye ryarenze izina rya Authentic Word Ministries. Nuko ngo uyu munsi ashinze urusengero n'ubundi bantu bamukurikira ntabwo bakurikira Zion, bakurikira Apotre. Niyo mpamvu abantu uriya mu Apotre Daniel yagiye gushinga urusengero agatwara igice kinini cy'abakristo, ariko nyuma ntabwo byagize bagiye bagaruka. Nuko ngo uyu munsi niyo nabo baribaha riratorero Gitwaza agashinga irindi, abantu bamukurikira ntabwo abantu bagikurikira izina. Aba Apotre bose tuzi tubona ba minyone bande, ntabwo umuntu kuko none se Gitwaza yafashe akavuga ngo ngiye gukora igiterane mu itente ko abantu bahuzura, ntabwo bagiye muri Zion Temple. Nuko iriya zina ubwaryo rimaze kuba rinini kuruta Zion ubwayo. Zion ni umuryango, yego niwo arimo, ni anabikora mu izina rya Zion, ariko abantu benshi bamaze kumenya izina Gitwaza no kwizera izina Gitwaza kuruta uko bizera Zion. Uko mbibona rero, nubwo abanyarwanda navuga ngo ni business, ntitubeshya nyenda twese tuba turi muri business, abantu bose bari muri business, nubwo nayo yongora funza zira amaturo, ariko abantu bose bari muri business. Tuvugisha ukuri, abantu bose bari muri business, abakozi b'Imana bose bari muri business, ntitubeshyanye. Ariko nubwo business yashatse kuruta, navuga ngo business yashatse kuruta umurimo w'Imana, kuko nanone abantu bari kuri rwego ntabwo bakaba twumva umuriro waka kuriya. Gitwaza ati nuko bashatse kunyigereranyaho, abandi bati nuko ashaka gutwara imitungo, ariko ugasanga ni rusengero. Kandi koko nanone ku ruhande rw'abariya nabushobora kubumva kavuga ati none se niba umuntu avaje miliyari 8 miliyari 9 z'amafaranga y'u Rwanda agakura amafaranga yose, amaturo yose ari guturwa ku isi yose akerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urwo rusengero rukandikwa. Kuko reka mbabwire abantu baba muri Amerika, kugira ngo ugire inzu muri Amerika bimeze gute, ibintu bigoye. Ntekereza ko none se mu Rwanda
umunsi Gitwaza yakoze igiterane bagatura miliyoni 100 byaranditswe biravugwa cyane, ariko icyo gihe bivugwa ko ari kuvuga ngo baguze itorero, baguze urusengero, abantu batuye 250 by'amadolari. Izo ni hafi miliyoni hafi 270 zirenga. Bivuga ngo ziriya nsengero nizo zifite amafaranga menshi, zirimo abantu batura cyane kuruta izo mu Rwanda. Rero nabo baravuga bati ni nko gushaka gusenya izina, nabo nicyo yenda navuga no kuvuga ibyo ngibyo, ariko nanone ku ruhande rumwe ukabumva. So navuga ngo rero ibintu by'amatorero sino kwa Gitwaza gusa, n'ahandi yenda bizagenda bigira biturika, uretse ko umuntu atizeraga ko kwa Gitwaza bishobora guturika, ariko Gitwaza wakavuga ko ari ibintu ngo yanahamagaye umukuru w'igihugu. Gitwaza hamagaye umukuru w'igihugu, niko bavuga, aravuga ati rwose umukuru w'igihugu yaratabaye, ibintu byari bigiye kubera ahangaha. Urumva icyo gihe nyine ngo hari yagiye kuba imigumu kwa ariya wihamagara umukuru w'igihugu. Urumva Gitwaza navuga ngo afite izina rikomeye, afite influence, yenda nta muntu ugira influence ku butabera, ariko navuga ngo afite influence ku byo barabagabo bizabagora kubumbura urubanza, n'ibintu bizabagora umuntu atavuga ko ari ibintu byo bizaborohera. Izina Gitwaza ntabwo ari izina ryo gushyigura kuriya, ariko urebye umuzi w'ibyo bintu n'uwo nguwo, kavuga ko muri authentic ndetse ngo bitoroshye, bikavuga ko abo bagabo ndetse ngo ari ibintu bajya bakoresha ngo by'iterabwoba, ndetse bikavuga ko ndetse ngo ari ukuntu bajya bashaka gukora lobbying y'abandi bakristo bari mu rusengero kugira ngo batware igice kinini, ariko ngo bikanga, bakavuga bati noneho tugomba kugana iz'urukiko. Nuko ngukora rero ibintu byo kwa Gitwaza bimeze. Uyu munsi bakaba bari mu rukiko, cyangwa se umwanzuro ukaba uzasomwa ku itariki 24. Izo nzitizi zagiye zitangwa zikazakurwaho, ariko nanone umuntu akavuga ko urebye ku ruhande rumwe barabagabo n'ubundi yavuga ko ari nko kwigiza nkana, kuko atari ibintu bizaborohera, kuko Gitwaza ubwabyo izina rimaze kuba rinini. Yenda kerekane bari kuburana imitungo, bakavuga bati yenda abaheri ya shuri, televiziyo n'ibiki n'ivyo bitaro, yenda ari byo bari gushaka. Ariko itorero ubwaryo, itorero n'abakristo, sinzi niba abantu b'Imana babi, ariko itorero n'abakristo. Ikigisho cya Gitwaza biragoye ko wajya kwigisha ngo umukompete, biragoye. So bivuga ngo rero Gitwaza yamaze kubasiga, yamaze gufata imitima y'abantu, biragoye ko bakora ikindi kintu ngo kimutsinde. Biragoye ko bakora mbese Zayoni nk'abakristo, ntitufate Zayoni nk'amazu, Zayoni nk'abakristo. Biragoye ko wakura Zayoni mu mitima y'abakristo b'Abanyarwanda, cyangwa se n'abandi bantu bazi Apotre Paul Gitwaza. Ndabashimiye ibyo bya rusesenguzi bwanjye, byari byo narinzi kubabwira uko ibi bintu mbibona, ibiri mu rukiko, izi manzi ko zatangiye gushwana, uko byatangiye, ibintu nk'ibyo ngibyo uko byagiye biza. Amazina yanjye ni Chris Kame, mushobora gukomeza kubana natwe mugasangiza ibiganiro byacu n'abandi kugira ngo tugende twubaka umuryango mugari. Ndabashimiye. Rero Gitwaza ni umuntu wagiye guterwa imishugujugu n'abantu, ariko Gitwaza ni umuntu watangiye ibintu byagira ngo isi yari umupasiteri, yatangiye umurimo w'Imana muri Kongo ku myaka 6, ariko ngira ngo amaze ku myaka 18 yakoraga ibintu n'abapasiteri bamwe bakumirwa muri Kongo, ariko ageze mu Rwanda aza gushinga Authentic Word Ministries, efitemo Zen Temple, efitemo ngira ngo efitemo na televiziyo Authentic na radio n'amavuriro n'iki. Ni umukozi w'Imana rero, ngira ngo abantu badashobora gushidikanyaho. Ni umukozi w'Imana utajya bavuga gaceceka. Ni umukozi w'Imana ushobora kuvuga ikintu agaceceka, mbese kumubona yafasha attention kuvuga ngo agiye kuvuga gusobanura ibi ngibi. No mpamvu yenda n'abantu bagenda bagira, ariko nanone akaba ari wa muntu ufite abantu benshi bamurwanira. Ni wa muntu nanone w'umuhanga, ni wa muntu uhuza ibihe na uhuza geography n'iyobokamana, ni wa muntu uhuza ibihe n'iyobokamana, ni wa muntu ukubwiriza ukumva ko ari kukubwiriza. Gitwaza ni umukozi w'Imana. I can't doubt. Niwe muntu watangiye bya bintu by'ingendo zo kuvuga ngo kujya muri Israeli. Niwe muntu usobanura, akagusobanura, akakwigisha ukumva ko ari kukwigisha ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana, ibintu bijyanye, mwigize mwumva ikiganiro cye ari gusobanura ibintu bijyanye n'ubukire n'ubutunzi. Wumva ko ari umugabo ufite, uretse no kuvuga ngo ni ijambo ry'Imana, ni umuhanga mu bijyanye n'ibitekerezo, ni umuhanga mu kwigisha, ni umuhanga mu ki. So Gitwaza rero ni ibyo bintu byagiye bimubaho, bakavuga ngo yasenye urugo rw'abandi,
sinzi ibi bintu nabyita mu mateka karishye cyangwa se n'ababyishyira muri ese wowe gusa abantu benshi bakwiye kumwigiraho yaba abakozi b'Imana bakaraba attention n'ukuntu akora ibintu bye kugira ngo aho intama ndetse aba ari umuntu w'ijambo rye abantu bahora bizera abakristo bavuga ati umukozi w'Imana Dr. Apotre Paul Gitwaza n'uyu nguyu. Apotre Paul Gitwaza reka tukomeze tumwifurize kugubwa neza ndetse no n'imigisha y'Imana. Hari benshi yagiye aremera, hari benshi yagiye avana hamwe akabajyana ahandi, abantu bamwita papa n'abantu benshi cyane. Salute kuri Dr. Apotre Paul Gitwaza. Amazina yanjye ni Chris Kame. Uyu munsi nashatse kubabwira kuri iyo saga yabaye abantu bakavuga ngo Apotre Paul Gitwaza yatandukanije umugabo n'umugore, uwo mugabo ndetse akabavuga ngo niwe muntu umwanga cyane ku isi. Kugira ibyo bintu basobanure n'amateka barobayeho ngenda mwebwe mutagiye mumenya kugira ngo nyabazane hano kuri Kame Official nyabashyire ku meza mbabwira uko ibintu byagenze. Ciao ndabashimiye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mukomeze kugira Imana n'amafaranga n'igihugu kirimo umutekano w'u Rwanda. Yeah.